Muraho neza, nk'ibisanzwe twagarutse kuri channel yacu nk'uko mubimenyereye muri bya biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi turaganira ku kamaro k'igisheke. Igisheke ni igihingwa abantu benshi babona mu giturage aho dutuye n'ahandi ku muhanda aho mubinyuraho babicuruza, ariko ntimukiteho ngo mumenye akamaro kacyo. Uyu munsi rero nje kubaganirira ku kamaro k'igisheke. Ese waba uzi ko ibisheke ari umuti karemano uvura umutwe? Reka tuze tubirebe neza. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu, kora subscribe, tujye dukomeza tubane nawe mu biganiro byacu. Twandikire kandi muri comment aho wumva byagenze neza, naho bitagenze neza mutubwire, bikomeza kudushimisha kandi bigatuma dukomeza twungurana ibitekerezo. Ibisheke rero ni igihingwa kiboneka mu giturage iwacu. Ni igihingwa cyifitemo isukari ihagije, by'umwihariko umutobe w'igisheke ubonekamo intungamubiri nyinshi zitandukanye. Muri izo ntungamubiri rero nizo tugiye kubabwira zimwe muri zo zifasha umubiri wacu, zidufasha igihe twarwaye umutwe, tukaba twabasha gukira umutwe bitewe n'uko tunyweye ya sukari yo mu gisheke. Ibisheke habamo ibitera imbaraga karemano ari byo twita glucose. Glucose ni ibitera imbaraga karemano byongerera ingufu ubwonko. Amazi y'igisheke abantu benshi ntago bari bazi ko agabanya umunaniro. Buriya iyo ufite umunaniro ukarya igisheke cyangwa se ukabasha gukora byibuze umutobe w'igisheke ukanywa, wa munaniro urashira. Igisheke kibamo vitamine B na C. Izo vitamine B na C zifasha kugabanya umunaniro cyangwa se agahinda gakabije. Uyu munsi rero twari dufite gahunda yo kuganira uburyo igisheke ari umuti uvura umutwe. Baza ngo bigenda gute rero? Mu gihe urwaye umutwe bitunguranye, uba ushobora gufata igisheke ukakirya byihuse, bihita bifasha ubwonko, bihita bifasha kuri wa mutwe wari urwaye ukabasha gukira. Buriya akenshi ikintu gituma umuntu arwara umutwe, impamvu zibitera nuko buriya ubwonko haba haciyeho akanya gato bubaye nk'aho bubuze isukari. Kwa kubura isukari mu kanya gato, umuntu agahita arwara umutwe. Izo mpamvu nyinshi rero zishobora gutuma urwara umutwe, iyo ufashe umutobe w'ibisheke wa mutwe ubasha gukira. Buriya igisheke gitanga ingufu byihuse. Nababwiye ko iyo urwaye umutwe ubwonko buba buciyeho akanya gato bubuze isukari. Iyo uhise unywa umutobe w'ibisheke bituma ubwonko buhita buhindukira cyangwa se buhita bwongera bukabona za ngufu kuko ya sukari ibonetse, hanyuma nawe umutwe ugatangira kugenda woroherwa gahoro gahoro. Igisheke kigira akamaro mu gusukura amaraso. Ni ukuvuga ngo mu gihe igisheke wariye igisheke wa mutobe ya sukari ibamo, igenda ifasha mu kugabanya ubukana bw'ububabare mu gihe wari urwaye umutwe. Ikindi gifasha mu kurinda umunaniro. Nk'uko nabwiye ko ya sukari iba mu gisheke ari ibitera imbaraga karemano. Iyo ubashije kunywa ikirahure cy'umutobe w'igisheke, bikugabanyiriza wa munaniro, bikugabanyiriza bwa bushyuhe umutwe wari ugize, hanyuma ukababara umutwe. Reka turebe rero uko gikoreshwa. Abantu benshi babona abantu bari kugihekenya ariko ntago bajya biyumvisha ko habasha kuvamo n'umutobe. Uko gikoreshwa rero, ni ukuvuga ngo iyo unyweye ikirahure kimwe cy'umutobe w'igisheke byongera itoto ry'umubiri, icyo ni icya mbere.
Ku bantu mukunze kurwara umutwe no kugira umunaniro ukabije, ni byiza kunywa ikirahure cy'umutobe w'igisheke, kuko bigabanya wa munaniro, bigabanya bwa bubabare bw'umutwe, bigabanya mbese ya sukari yari ibuze ku bwonko ihita igaruka kandi ikaza ari isukari nziza karemano, hanyuma umutwe ukagenda woroherwa. Niba rero nawe aho utuye igisheke ubasha kukibona, niba aho utuye mu isoko igisheke gihari, gerageza ukoreshe igisheke byibuze 2 mu cyumweru. Ufate umunsi wawe utegure cya gisheke, utegure umutobe wacyo, unywe, bizagufasha kuruhuka neza, bizagufasha kukugabanyiriza umunaniro ukabije, bizagufasha kukurinda indwara y'umutwe. Ikindi kandi twavuga ku gisheke, igisheke kigabanya stress. Kora ibishoboka byose ibisheke ubyongere mu mafunguro yawe ya buri munsi. Ibisheke biroroshye kubibona mu masoko, aho dutuye, ahantu hose ushaka ibisheke ntabwo wabibura. Mu gihe rero buri muntu wese ukurikiye kuri channel yacu yamaze kumenya akamaro k'igisheke, yamaze kumenya uburyo igisheke ari umuti, yamaze kumenya uburyo ibisheke bivura umutwe, ntabwo wakabaye uzongera kurwara umutwe. Igihe cyose wumvishe urwaye umutwe, shaka ahantu hari igisheke ukirye, ya sukari irajya gufasha ubwonko, hanyuma umutwe wongere ukire. Igihe wumva ufite umunaniro ukabije, gerageza ushake igisheke, ufate kuri ya sukari yacyo, byibuze ikirahure kimwe cy'umutobe w'igisheke, uzabasha koroherwa, uzabasha kugabanya wa munaniro. Nk'uko tumaze kumenya ko rero ibisheke ari umuti w'igitangaza kandi karemano, mugerageze igisheke kiboneke mu mafunguro yanyu ya buri munsi. Njye ntago njya mara icyumweru ntakiriye, kandi nababwiye ko byibuze ari kangahe? 2 mu cyumweru. Tugira gute? Turya igisheke. Bibaye byiza ukoremo umutobe, unywe ikirahure cy'umutobe w'igisheke 2 mu cyumweru. Murakoze kandi nkomeza mbashimira ubufatanye bwanyu, nkomeza mbashimira ko mwumva ibiganiro byacu, muri ab'agaciro kuri twebwe, muri abantu b'ingirakamaro. Uwiteka akomeze abarinde, murare neza, mukomeze mumererwe neza, mukomeze muhahe muronke, Uwiteka abagwirize ubutunzi, abagwirize aho mwifuza kugera, mubashe kugerayo, mubashe kugira iterambere mu byo mukora, muhorane n'Imana. Tuzongere duhure ku biganiro byacu bikurikiyeho.